Hello guys, kongeye kwa ikaze kuri The Spotlight Jam. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mushyushye. Ubu ngubu tubazaniye ikiganiro giteye ubwoba. Ibintu bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane. Twateguye ibintu urumva step by step. Step by step. Neza cyane. Ubundi utarakora subscribe. Aho bifite n'ibibazo. Wowe nicyo kintu wacikanywe, kora subscribe n'ibindi byose tujye tubana neza cyane kabisa. Cyane rwose. Urabizi ngiye ko tugiye gutangira manza koza amakuru. Akora bizi murameze neza. Ariko no. Urabona nakamurare kabagara. Ni buri gihe ko hora umeze neza n'iki. Yego, sana mutima mubi kabisa. Umeze neza. Ubundi ibyuka ukabyuka ukarya ukaryama ko imyenda yo kwambara nta kintu washinja Imana. Bavuga ko umuntu utajya ubabara nta mutima nama bagira. Shaye urabyirengagiza. Erega byose bipira mu mutwe. Byose bipira mu mutwe. Urabyirengagiza. Kwirengagiza ko babaye kandi ubabaye. Cyane. Uko no kwishakamo amahoro kandi. Nyine no kuyishaka ubuzima bugakomeza. Ugazega none ikigaragaza kwiyoberanye. None. Kanomba. Nose skawarakara bikakugeza kuki. Nyine hari kuboro. Uvuga nyine ko ibintu bitameze neza. Shaka byegena kose ntabwo bimeze neza. Ntabwo bimeze neza ariko wiha amahoro. Kwiha amahoro. Ubuzima bugakomeza. Kwiha amahoro ndabyumva. Nje nyine icyo nashaka kubaza umeze neza ku giti cyawe. Ubu ngubu umeze neza. Umeze fresh. Cyane. Ahubwo uri kuvuga nkaho yanjye yemeze neza ntari meze neza nyine gake ariko ntabwo ari cyane. Harabura ikiza. Haraburamo akantu nyine kuba wumva mu mubiri utameze fresh ariko nyine nta byadanje. Nagushonje sibyo? Nabuze imyenda yo kwambara. Nubuze amafaranga uri umukire turabizi. Nose ikibazo ufite ni iki? Wenda ndarwaye. Wenda da. Hari ukuntu nyine uba wumva mu mubiri bitameze neza. Wenda ntabwo navugaga ku mutima. Koko ibikomere byo ku mutima byo bya ni byinshi byaba ari byinshi byaba ari byinshi unabigenzeho wasara byatanje cyumweru cyagenze neza cyane ibintu byari fresh cyane ahubwo icyawe urugero mbaza icyumweru rega icyumweru ubundi reba iminsi irindwi ufata iminsi irindwi urumva ubundi niyo mpamvu banavuga baca umugani iminsi yose ntabwo ari ku cyumweru ubundi ku cyumweru nyine ngo ni umunsi nyine usanga abantu bose bishimye bidagadura bameze fresh naho kuwa mbere aba ari hasi kuwa mbere ho urumva rero uko iminsi ari irindwi ibamani hari ibiba byaragenze neza iyo bitaragenze neza hari abarakubeshye hari abatarakubeshye wabuze amafaranga amafaranga yijemo bari ibindi amafaranga aba ari ibindi ariko nyine ishusho cy'umwana nanjye cyagenze neza urumva ibintu kandi ndizera ko bizanagenda neza oya n'ubundi nta mutima mubi ibintu aba ari fresh aba ari neza kabisa kino cyumweru se shira wayaguhaga ki mbabarira ntagira yaguha oya nizera ko basi ejo nsizwa kino cyumweru cyari kirimo Halloween day yari mu munsi nta n'ikintu yaguhaye se cyaguteye mbabarira ngiye bira bintu ntabwo njya mbyizeza nuko uri kwima yego bira bintu n'iby'abazungu ari mugomba gusirimuka abandi mugomba gusirimuka ushaka kumutera ubwoba mu bitekerezo ukamubwira ati nge nawe dutandukane akagira ubwoba oya umva ngutere story hari umushuti wanjye urumva kuri uwo munsi wa Halloween urumva ya plankinze nyine ubwo mu boyfriend we urumva aramubwira ngo nyine afite side niga nyine baciringa n'iki niga nyine arababara byatanje mbeba aramubeshya umunsi wose noneho bukera aramubwira ngo byaye planka n'iki noneho mutibi noneho nyine icyo gihe urabizi abantu mu buryo bakundana yahise yivumbura nawe ahita ajya gutyo ahita gushaka akandi gakora we yabimubwira ahita ajya gushaka ari nka planka nyine kuri Halloween noneho ubwo uwo munsi yabimubwiye birirwa umunsi wose batavuganye bebe yagiye nako umuhungu aba yagiye ahandi noneho umukobwa abyuka amubwira ngo byari imikino n'iki uwo mujene se bwa umujene nyine ahita amubwira ngo nyina guciye imana y'ikiro kuri uwo munsi tu ngo nyine nicyo mubwira ibyo izo pranka ngo giye Halloween hari igihe usanga abantu nyine none se bari buhuze uwo munsi aramubeshya se cyangwa nyine uwo muhungu sinzi niba atarabizi ko ari kuri Halloween nuko aba umunsi wo kubeshya sibyo nuko aba umunsi wo kubeshya cyane niba mubwira ngo ibyo kwizerera muri ibyo bintu umutipe rimwe yahise agenda ahita akora amahano cyane ngo n'ubundi ntago yari uwe ubu se baracyakunda shawabe
nyina gusuguru ngaska ska tutabeye wowe mwahita ugumana nawe ariko byaterwa none se nyine ku giti cy'umuhungu umuhungu we bagumana ariko umukobwa ntago bagumana ko nubundi urumva ejo nejo kandi umuhungu rero waciye inyuma nyine umukobwa nuko inama nagira umukobwa ntago umuhungu bakundana ntago ahubwo zurumva baba bakiri kumwe kuko ni ikibazo gikomeye cyane kurumva nimba ari imwe inshuro imwe umubwiye agahita kwivumbura agahita ajya kuguca inyuma cyane n'ubundi nta kandi ibi bintu sika ibintu bibaho man n'ubundi nta mubano bari bafite mu mwana nasubira yuko sibyo muri ibi bintu ngo by'inkundo z'abatini kamvuge z'abatini kuko nta muntu umukuru ukora ibyo bintu sibyo uremera yuko sibyo umuhungu sibyo aba afite umukobwa bakundana sibyo noneho hakaba undi mukobwa katuvuge wenda mu best sibyo akaba afite mu best ariko uwo mu best akaba bizi ko umuhungu afite sheri ariko atuma uwo muhungu bagira ikintu muri iki gihe cy'abatini si cyane ariko si n'abatini gusa n'abantu bari hejuru oya ntago abantu 25 kasusa cyatini atini manu warenze 25 nibwo uyirenze wenda abagenzi aho okay nari urumva ukuntu bimeze ibyo bibora akuremera ko bibaho ariko nyine nabwo biba kuri wa muntu n'ubundi ubusanzwe afite agatima uremera yuko umukobwa ataguhindurira mindset niyo ufite umukobwa ukunda 100% akaguhindurira ntago bibaho nyine reka nkubwire sibyo ushaka ko ufite umuhungu mukundana sibyo weho umukobwa noneho hakaba hari n'undi mukobwa w'inshuti y'uwo muhungu mukundana sibyo mwaramenyanye uwo mukobwa bari inshuti icyo ni icyambere sibyo ashobora kumuhindura ibitekerezo byo birumvikana cyane urumva ariko ntago ari buri mukobwa wese waza ngo gufata kuyobya mpaka nyine bafite uko babigenza nose ntabwo ujya wumva ngo baba bakoze abakobwa ngo bakora inama baba bakoze akanama rero se sikareka nkubwire mungu sibyo ufite sheri sibyo ngoga stop sky nta gaciro kama mbaye urumva baba ari ikiraya mwana oya biri seriye oya nose akuremera yuko abantu mushobora kugukunda sibyo nuba ufite ubundi kavuga ariko kama nose ko cy'umuhungu abazi ko umukobwa afite boyfriend ariko akamwihambaho abizi neza yuko abufite akamwihambaho ariko reka mubwire sibyo hari ibintu bibiri uwo mukobwa ashobora kuguhindura ibitekerezo ariko n'ubundi nawe mudashobora gukundana sibyo akaba ari wa muntu n'ubundi muri buhavinga ifara kigenda ibyo bintu biratandukanye ahandi none ahubwo guhindurira mindset none wanamubura no ubwo ari uburozi ibyo bintu nta reka mubwire nje umva sanse ngiye nshaka kubyumva nyine umva sanse nshaka kubyumva sibyo umuhungu urumva ashobora kuba nyine afite sheri ngiye mvuge mfite umukobwa dukundana noneho hirya akaba ari umukobwa w'inshuti yanjye cyangwa se w'umubesto wanjye sibyo akaba ashobora kuza nyine anyitwaraho ukundi kuntu yakitinga nyine nawe ko ashaka ko ewana nyine tubishyira ku rundi rwego ibyo bikaba inshuro ya mbere bishobora kuba inshuro ya mbere ebyiri nyine tukaba twajya no mu buyobe urumva ariko ntago ngiye mpamya neza ko 100% n'uwo mu best ashobora kuza ashaka no gukundana nawe hahandi noneho ashobora kukwihambaho hahandi bo wumva ahantu honyine waruhukira ari wese cyane ibyo bintu bibaho 100%. Ibyo ni ibirozi mwana ntago ari ibirozi ibyo ni ibirozi mushaka ibyo ni ibirozi mushaka kuvuga oya njye reka nkubwire umuhungu urumva wakundanye cyangwa wakunze umukobwa iyo mukunda byanyabye shashe niyo wazana iki ariko ibyo niyo wazana iki njye ndi kukubwira urumva nyine njye ndi kukubwira dore ibintu bishoboka urumva nuko ashobora kuza nkuko wavuze ngo kama mbaye urumva iryo kosa rikaba ariko ntago ngiye numva ko yahitanyira kugira umuntu wadanje gagushyire ku gifu ubundi kumubwira nose nanuguze abantu babana byaragenze gutyo wari ubizi ko nose reka ngwe wenda story ya Rusine sibyo rero ura mugore we sibyo ngo bahura baraba best noneho umugore wa Rusine afite sheri we na Rusine afite sheri we noneho bakajya baciringa noneho Rusine atangiye kwamamara aba yikundiye mu besto nyine atangiye kwamamara uwo mu besto niba atarafite akazi sinzi nyine atangira kumwiyegereza
akajya amujyana mu biraka n'iki birangira bakundanye banabaye umugore n'umugabo nasi ibyo bintu ubundi barakundana nawe barakundana nawe agafite umubiri agafite ariko urumva ko bari close ariko ntago mani giye wavuga ngo ufite gahunda yo kuza kunyihambiraho oya n'ubundi ntago wajya guhuza n'umuntu gutyo mutari inshuti sibyo ntago yavaho ngaho sikama muhura muri kino gihe ubundi ibintu ntago bakibishyira ku mutima ariko we byavuye ku mutima bijya ku gifu ubundi reka nkubwira umuntu wese kuri iki gihe zigatekereza ibintu bijyanye no ku gifu no kubaho nyine urumva rero umuhungu wafashe umwanzuro wo gushyira umukobwa ku mutima urumva nyine umukobwa akamukunda nyine wahandi nyine wumva umuntu ari ku mutima wawe niyo waza wamanitse akaguru ubu ngubu urambwiye yuko nta bahungu bari gutungwa n'abakobwa birashoboka ariko ntumbwire ko ari ngo ni umusheri we ngo bakundana bya nyabyo akareba umutunzi nta muhungu wakemera ko reka nkubwize ukuri baca umugani kagasoko tirariye nikagira ute urambwiye ngo abahungu ntago babaho umukobwa mukundana bya nyabyo ukajya umubwira ati wamaye 2 wamaye 5 wamaye 10 cyane umukunda bya nyabyo cyane reka nkubwire keretse wari inshuti yawe njye reka nkubwire ibintu je niyiziye ku giti cyanjye nyine ni kuri side yawe ari n'amahame yawe reka nkubwire niyo ushonje kera wakaguhamagara umubwira ko uhaze wananiye mu gitondo na saa 5 nijoro ibyo bintu byose ari ibya kera reka ntiyari umuntu ureba nasi ubu ngubu reka nkubwire se ari umuhungu uvuga ngo njye reka ntabwo umukobwa yamuhamagara umukobwa ntabwo yamuhamagara niyo waba udafite amahindu ukiranza ukayashaka ngo ntabwo yamuhamagara yanaguhamagara akahita kupa akahita kamwihamagarira ibyo bintu ntabwo ubizi ndabizi hari umuhungu utakemera ko umukobwa ngo yishyure ngiye kukubwira ibintu nasa ngo nta muhungu wasohoka sibyo mwasohokana ahantu wenda nko mu karesitora cyangwa muri hoteli umukobwa akishyura bibaho ni hake cyane ni hake bimaze kuba byinshi reka nk'urugero reka nk'urugero umuhungu uri gutereta umukobwa iyo muhuye ntuhita umumenya n'uburyo bari kuvugana ntuhita ubimenya ubibonera he n'ukuntu umuhungu mana aba yihagazeho yigize n'umugenti uhita ubibona reba tukiri muri segonderi hari ukuboro wajyaga kureba umukobwa shumi utumyeho nk'icyana muri doro umukobwa yasangaga wipatye umeze gutya utikoraho nyine uri wa muntu uri pose byatari ku buryo niyo agasazi kakugwaho wita wihanagura gutya n'utugore nyine tukihanagura nyine akabona ko uri umuhungu ukundana n'umukobwa byanyatse sibyo iyo muciringa nyine ntago yakubwira ngo sheri nyohereza ibiceri ngo ndashonje mu gihe ayakeneye ari ikibazo cyumvikana ayakeneye ashobora kuyagusaba rimwe ariko nta muhungu wakundwa akose kugira kumbwira ko umuntu ataba broke hano umuhungu rusa ntago abahungu ntago ba broke kuba waba broke none se ako si iyo bavuze ngo mana umukobwa umwirarira ukamwira ko ibintu byose ari neza ikintu noneho kijyanye no kuvuga ngo kijyanye n'ubushomeri urumva iyo umuhungu akennye afite umukobwa akunda nyine amubwira ko ari gushaka ibiceri ariko ntago yamubwira ati sheri wanyohereje ngo 5 ngo 10 kare yihambiraho nyine bimwe bita kwihagararaho kuba umugabo mana bose waba ukundana n'umukobwa urumva iminsi 2 sikareka ntago abantu bose ntago abahungu bose ari kimwe Erega generation turimo ari niyo mpamvu nyine urukundo nase reka nkubwire sibyo nose abantu bajya kuza bakimanika nta rukundo nyine reka nkubwire sibyo umukobwa ashobora kuba gukunda sibyo avuga ngo njye niba nta mafaranga unafite ntari umukobwa yifitiye ibiceri njye umukobwa ntacyo bimutwaye pfa kuba mukundana umuha ibyo akeneye nk'iki nubwo amafaranga nyine utayamuha ariko ubuzima bugakomeza hahandi uvuga ngo niyo utayamusaba mu rwego rwo kuyamusaba sibyo akavuga ngo urashaka kujya ahangaha ariko n'iki nabuze amafaranga ukabona arayakohereje ukavuga ngo ntari umukobwa nyine akabwira ntari barambwiye ngo ntabwo wayafata se barakambwire barayafata 100%. barakambwire sibyo ubundi inkundo ziratandukanye sibyo hari umuntu hari umukobwa ubukunda umuhungu hari n'umuhungu ubukunda umukobwa noneho hari n'abantu baba bakundana ibyo ni ibintu bitatu hari umukobwa ukunda umuhungu hari umuhungu ukunda umukobwa n'abantu babiri bakundana iyo abantu babiri bakundana sibyo babiri ashobora kukubwira ikibazo nyine iyo mukundana muri babiri ushobora kumubwira ikibazo cyangwa akakubwira ikibazo ukacyumva akaba yanagusapotinga sibyo
umuhungu ukunda umukobwa sha iyo nyine iyo umukobwa nyine abizi ko uwo mutipa mukunda umukobwa ashobora kumusaba amafaranga umuhungu akayamuha ariko uwo mukobwa akaba atayaha umuhungu nkabyemera urumva hari n'umukobwa ukunda umuhungu urumva noneho hahandi umuhungu atamukunda se oya umuhungu hari umukobwa abakunda umuhungu abakunda umukobwa ariko nyine umukobwa atabyiyumvamo cyane ariko akumva ko nta n'icyo amutwaye urumva uwo mukobwa akavuga ati none se ko bimeze nabi ndabizi ko amamagare mani Sky yarankunda ntago yanyima amafaranga rimwe gusa akahita yamuha urumva ariko uwo muhungu wakaba atamusaba amafaranga sibyo kubera ko nyine yumva no kuba mukunda no naba ngiye kwiciriritsa naba ngiye gusema urumva nyine uwo muhungu akaba azi iryo ni ihame ubundi icyo bita bwoko barabake ni ukuri kw'Imana nase Sky reka nkubaze je dushaka nkuko wabivuze reka nkubaze gukundana n'umukobwa tuvuge ufite akazi nawe afite akazi ahora gusaba amafaranga kuri side yawe ubifata ute uwo ngo nta kintu bazakumarira uwo ngo nta nubwo uzamugira umugore akareka umuntu aho gusaba amafaranga buri kanya se niyo ugeze mu rugo usanga ari wawe ukubwira ati ariko se kutajya mu kazi ibiki umunyu washize amavuta yashize nyine ugasanga ni wa muntu muntu ugora gushyiraho pressure handi ushobora no kutajya ku kazi umunsi umwe kwirirwa mu rugo ukumva ni stress buri kanya akubwira utuntu urumva umukobwa uri kwaka amafaranga ubundi ubusanzwe imitekereje yo ku giti cyawe ukitekereza nashaka kumva uko ubivugaho sibyo wifitiye uwo mukobwa nuko nkuko side yawe uko ngukomeze uramukunda yego ariko nyine agusaba ibiceri byinshi sasa rero hiyiziye undi mukobwa ubonye imyitwarire ye sibyo ubonye imyitwarire ni yayindi ushaka hahandi usanga umuntu yagize imitima ibiri uri gukunda abantu babiri urambwira ngo ibyo ntabwo bibaho ko ngo umukobwa ahita agucenjinga mind ukahita umusanga ngo ukamuvaho ariko urwo ni urukundo abana wewe hari ibintu kubyitiranya uri kubyitiranya urumva hari ukuntu umuntu ukorera akagora hafi bitewe hari ibyo utabona urumva dushobora kuba dukundana njye nawe sibyo ariko noneho bimwe nashakaga no kubera ko turakundana ariko bimwe nashakaga ntago ari byo mbona nashakaga umuntu nyine tuzajya umura hafi tuganira nyine noneho we tukaba tuganira ariko nyine ariko icyo gihe gake urumva noneho akaba ari wa mukobwa noneho uzaza wa bya bindi byose nashakaga akaba ari kubyuzuza urumva noneho mu gihe ari kubyuzuza noneho handi ntangira kubona ko wowe nimba noneho nkeneye ko hari n'umuntu tuganira iminota 30 ndi mu rugo weho uri kuma 10 noneho we agahita amereza isaha yose turi kuganira uwo ngo nyine urumva ko ugenda umukenera nanjye urwo urugero rutoya rw'uko umukobwa ashobora guhindura mindset y'umuhungu tandukanye umukobwa ufite gahunda yo kuza noneho avuga ati ngiye ngo nje kumwangisha uriya ngo noneho dukundane bandi bira ni ibintu byikora nawe utabizi ugasanga noneho umuntu urakundanye wenda urwo rwa urugero rwiza hari igihe urugero reka nkubwire sibyo ushobora kuba wikundira n'umukobwa w'umupasiteri kandi we wikundira abakobwa nyine bahasaze nyine babashyuye sibyo noneho uvuga ati niwe nzagera n'umugore noneho handi bebe yageze akajya basayicika buri gihe hahandi yaragukonvense sibyo ukabukundira ngo iryo ni irari mwana iryo ni irari ariko njye nyine ibyo ni irari ndabizi ariko njye cyo ni ku point yanjye ijana ku ijana umukobwa ashobora guhindura mindset y'umuhungu yamuhindura haba mu buryo bubi haba mu bwiza ashobora kumuhindura njye ndi kubyumva ariko hari ahantu biri gutandukanira dore uburyo biri gutandukana uri gushaka kubyumvikanisha ko ari wa mukobwa ushobora kuza ku buryo ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mukundana ukaba wanamutekereza ugahita uvuga ati uyu nguyu dukundana nyine hari akantu erega nyine haba hari akantu yagukoreye gatuma umutekereza umukobwa ukunda sibyo ubundi bavuga ngo umuntu ukunda n'imyaka uyibonamo amaribori sibyo noneho kugira ngo wa muntu wo ku ruhande azaza agukonveka ku buryo ngo mukundana umwana ni wa wundi ntabwo mvuze ngo umwange nyine kugira ngo akujye ni wa wundi uzaza ukora igitandukanye nimba uri umuhungu wishakira umukobwa muzajya kandi urabizi ko ibyo bintu bibaho umukobwa muzajya urambwiye ngo no ku ngo zashakanye igero ntabwo bibaho nyine reka nkubwire ukundanye wenda n'urugero n'uwo mupasiteri sibyo we urashaka umukobwa nyine
weho hari ibyo ushaka, hari urashaka umukobwa muzajya musohoka n'iki, muzajya munanibeta, urumva, kandi uwo mukobwa urabona ko ntabwo afite gahunda yo kwibeta. Umukobwa nakwibetesha rimwe, ubwo birumvikana nyine ko azaba akujyanye nyine muri bya bindi washakaga. Urumva rero iryo ngiryo twabyitirari, ntabwo twabyitanga ibiki n'ibiki. No gukontra noneho ahari level babigezeho n'abahungu batanu icyarimwe. Asibono ngo ni indaya mani. Uri kubyitiranya mani, uri kubyitiranya. Uwo mukobwa dore gamubwiza ukuri. Sikanagaro kubyitiranya. Sibyo? Keretse nyine nakora cya kintu. Ubizi neza ko nyine none se reka mubwira turakundana, ntabwo njye nawe turabikora, sibyo? None uwo mukobwa we duhuye rimwe duhise tubikora. Urumva aho ngaho njye nzajya nkubwira ikintu nkumva no kwivumbura, nzamvuga ati reka nigire kuri wa wundi n'ubundi aranabinkorera nyine iyo nyine mu mutwe wawe uwo mukobwa nyine ndigiye cyo kukubwira byo nyine mu mutwe wawe kuba watekereje ko hari uwahita byuzuza, niho bita bipfira. Niyo ndi kuvugira rero ko umukobwa ashobora guhindura mindset y'umuhungu, haba mu buryo bubi, haba mu bwiza. Aba ari ikirayi. Ese umukobwa ahindura abahungu batanu. None se ibyo mvuze ntabwo ariko abahungu babikora? Niko babikora. Ye. Njye nabyemeye. Ubwo umuhungu wo twamwita iki? Ntabwo abahungu barinda, abahungu bo twabita iki? None se mani na Bible uzazisome mani, abakobwa ni ibigusha mani, urabizi neza. Urabizi neza ubundi abakobwa ni ibigusha. Reka mubwire. Reka mubwire ska. Yego ibyo ndabizi pe, ariko generation turimo aho umukobwa asigaye yiteretera umukobwa, ntabwo ibyo bintu abibwira ngo mbyemere. Ibyo bintu byarahindutse 100%. Nyine reka mubwire ku giti cyanjye njye ndi kubyumva, sibyo? Ku kintu kijyanye n'abasore, abasore tugira imbaraga nkeya z'umubiri. Urumva n'Imana irabizi ko na Mose bamuteze, nako uriya Samson bamuteze Delila. Urumva nyine Imana irabizi ko imbaraga zacu nkeya n'abakobwa. Urumva noneho njye ahantu nshaka ko tubitandukanyiriza, umukobwa ashobora kuguhindura, ako nyine nawe kugira ngo azaguhindure. Ntabwo ari wa muntu ushobora kugucinga mu bitekerezo ngo kubera ko mwavuganye, kubera ko mwahuye, kubera ko ni cya kintu kiri bube kigatuma nyine bya bintu byose bitugiye. Nibyo njye nashaka kukubwira. Ntabwo nyine nasunga usitari ya Rusine naguhaye nimbi, ntabwo ari nabyumvishe. Nanjye mu buryo bubi cyangwa ubwiza. Njye ntabwo nshaka kubona ifite umukobwa dukundana ngo nze tuganire, duhure tuganire, ngo ibitekerezo ngo uhite ubihindura. Wapi nyine ni hahandi nawe uruvuze ati buri kimwe cyose ndagikora ariko muhindura. Ese urumva nyine utabaye dere. Oya nanjye ndikubwira urugero ruto rwa Rusine. Ubu se koko niko bahuye? Erega sika mushobora kuba muhurira ahantu henshi, sibyo? Bikarangira byikoze. Iyo njye nakubwiye hari ukuntu mani uba utaramenya ikintu ukeneye, sibyo? Hari igihe reka nkubwire mani, hari ukuntu njye reka nk'urugero, hari ukuntu abajene yareba ndetse manze nkubwire, hari ukuntu ukundana n'umukobwa, sibyo? Mani wari wa muntu uri fani nyine ewana, nicyo kintu yanakumenyeho, uri wa muntu nyine usanzwe cyangwa se yagukundiye ko nyine uri wa muntu uhora uganira, uhora wisanzura, sibyo? Noneho murakundanye wese utangira kwiremereza, sibyo? Utangiye kugira amagambo make, nta bintu byinshi uvuga, nyine utuntu twose twabaye uraciringa byatari, ntago nyine ibintu byose uravuga amasegonda abiri ukabiri icecekeye. Urumva ewana nyine umukobwa agatangira kubona uramubuwa pe, kandi yagukunze mujya no gukundana, waramuganirizaga isaha ikaba yatoba. Urumva aho ngaho uwo mukobwa arabona akabona ibyo akeneye, ntabwo ari byo nyine uri kumuha. Yashakaga nyine ube wowe, none watangiye guhinduka, sibyo? None isuhura na wa muntu wuzuza bya bindi byose washakaga, sibyo? None se kuki kubera icyo bavuga ngo umukobwa wagumye muri society imwe nta kintu ageraho? Nta kintu ageraho? Si umukobwa gusa, n'umuhungu ashaka. Ahanini ni ku mukobwa, sibyo? Muri society imwe ushatse kuvuga ngo wenda katuvuge ngo hano Nyamirambo, niwo mukobwa uzenguruka Nyamirambo nunahinduye, sibyo? Hanyuma none reka nongeye nkubaze n'ikindi kibazo, kubera iki, sibyo? Abantu bashobora gukundana ariko niba abantu barakundanaga hahandi ariko bavuga kuri ya level. Reka nkubwire rero,
nyine mushobora gukundana ariko wayera ukavuga ati aya muntu nubwo dukundana penda mukunda ariko ntabwo namugira umugore kubera ko ni wa muntu muzavugana ngereka mubwire man buri abakobwa ni namwe ariko tuzo wanze umve poet yanjye nimwabura kuvuga abakobwa banza umve poet yanjye man ukundanye n'umukobwa ubu kivuga ngo sha bareka nkubwize ukuri ngo ngewe ngo nkaba nakoze ikijumba mu kanwa ngo shwi ngo ndacyaba ubwo muragiye ngo nkaba natega bisi ngo do ni izina ry'Imana umuntu ngo giye nkajya kurira mu karesitora gaciriritse ubwo se ubwo wumva umuntu utamusomye mu bitekerezo umuntu wamugira umugore bayavugisha ukuri nawe man hari ukuntu ubukundana n'umuntu nyine nawe wagenda ukura ukabona ko uwo muntu mutaba ariko uramuhindura nyine uramuhindura nase ubwo ugomba kumureka kuko ameze gutyo ugomba kumwereka ko byose bishoboka ntago sharaka mubwire nase ntabwo umuntu uwo ari we wese ashobora guhinduka kandi bigakunda reka mubwire sibyo umuntu arahinduka ariko hari ibintu ureba ukabona ko uwo muntu iyi vision ushaka nyine muhindura ntaha duhera tuvuga ko muba mushaka guca inyuma mugiranire abahungu niko muba mumeze 100% kubera icyo wumva ko utamuhindura reka mubwire rero sibyo hano Kigali urabizi kugira ngo umuntu abeho ni gutya urumva isaba ngo ube wakoze nose mana umukobwa ni ikinebwe ni wa muntu nyine udashaka gukora sibyo kandi wewe man uri gushaka nyine umuntu muzubakana urugo rugakomera nose mana urajya kure umuntu mani nose ugira ngo ni bya bindi byo muri filime mani bigisha umuntu kurwana ari umunebwe ugasanga amenye kurwana ibyo byagufata indi minsi waba uri gusaza mani uzi kujya guhindura umuntu mani none ngaho biravuna ubwo niba umubona beza gutya uraterera aho ngaho mani isi ni kwiruka jyana nabo mujyana bifata umwanya kujya guhindura umuntu urasa uri Jesus hari ibintu mani ibintu biratandukanye je nimba tuvugana umva mani uri wa mukobwa w'umunenganenzi ibintu byose ntabwo ibintu byose ntabwo bikoze urumva ubwo nyine aho ngaho usuruko nimba twakundana je nkabona uri kungora future sinyikubonamo ndakureka nigiye mu bo tujyana nose sibyo nyine ni ibyo mvuga uri gutangira wiha abahungu nuko muteye nawe urabigaragara nose reka nkubaze twakiyo nta mafaranga dufite mudategereza ngo tuyashake rero reka nkubwire sibyo nkuko Adamu ari we baremye mbere urumva ibyo bintu byo hagize n'umuhungu ibyo bintu utabigenderaho yafite n'ikibazo rero nanjye mu gihe nkubonamo kutaba umugore wawe ntabwo najya gufata umwanya ngo ndajya kuguhindura se naguhindura bigende keretse mwicaze sibyo mwicaze mujye inama mwicaze mujye inama nubona ahubwo yakunaniye ari bwujugunye ariko se ubonye bwa mbere ngo nurunebwe uhise ujugunye reka mubwire wari wakundana nako guhura n'umuntu mwari musanzwe muvugana kuri social media sibyo mugahura face to face isuzi ko iyo muhuye nuko wari usanzwe mubona usanga bitandukanye kubona si hari igihe tuvuga ati ngewe nta nubwo nzongera no guciringa n'uyu muntu ugahita umureka urumva ukavuga ati ngewe noneho bitewe n'ukuntu mubonye ntabwo ngewe nakomeza urumva rero mu gihe wakundanye n'umukobwa rimwe kabiri gatatu murakundana nyine mwari mukiri muri segonderi ibintu byari bimeze neza nyine hahandi n'ubundi ibintu byose mwa mubimenyerwa n'ababyeyi sibyo tugeze hano mu isi yo hanze uracyari wa muntu uhora wiryagagura buri kanya urumva kandi man urabizi neza ko urugo rukorerwa n'umuntu umwe nta kintu rwagira bisaba ngo mwese muhe mukora kandi ugeze kuri ya tape uvuga ati ngiye gushaka umugore sibyo etape yo gushaka umugore ni ikintu gikomeye cyane ntabwo ari ibintu byo kujya byo kurwana nabyo uvuye segonderi sibyo uhise ushaka akazi urahita ushaka umugore ku muhungu bagufata nk'imyaka byibuze hejuru y'imyaka nk'irindwi nyine we ntabwo uri kunyumva icyo nshaka kuvuga nimba ukundanye n'umukobwa ubwo iyo myaka yose mwamugikundana utaramubona reka mubwire hari ukuntu ukundana n'umukobwa nyine kwa kundi nyine mugenda uko umuntu akura niko nakura mu bitekerezo sibyo ukundanye n'umukobwa we muvuze iyo ni bya bindi guhora nyine yiryohereza ari wa muntu nyine ushaka no kurya amafaranga atazi naho yavuye yumva ko nyine amafaranga azayabona reka mubwire nyine banza unyumve sibyo noneho wogeze hahandi none ugeze kuri ya myaka navuga ati noneho
ndashaka nyine umuntu noneho twanapanga ku buryo nyine mbona ko ubuzima bwanjye n'ubwe dushobora no gukora tukibanira sibyo noneho ubonye ni wa mukobwa nyine amafite nyashi sibyo ukamukundira nyashi nujya gushaka uzavuga ati kubera ko afite nyashi niyo nzashyira mu rugo cyangwa niyo mpamvu nyine ubwira ngo iyo bigeze kuri etape yo gushaka umugore uricara ugatuza cyane ukavuga ati si umukobwa turi gukundana njye ikintu tutari kumvikana sibyo yambera umugore ikintu tutari kumvikana ntabwo ari urugero rw'imyaka 7 rw'uko umuhungu yaba amaze kwisuganya neza ko yagenda kubaka urugo sibyo uwo mukobwa muvanye muri segonderi hanze mumaranye imyaka 3 utaramubona mu mutwe utarahindura mindset ye none se reka nkubaze utaramubwira ngo ibi ngibi simbikunda cyangwa gutya na gutya na gutya tujye tubigenza gutya ahubwo byibuze iyo myaka irangiye waramubwiye wararushye ntagira ikintu ahindura byagumvikana ariko se ugeze hanze nta n'umwaka mumaze ubonye gifite ya mitatu yo muri segonderi isujugunya ubwo sibyo byaba ari ibiki oya ntago icyo ndi kuvuga ntago uri kucyumva sibyo nkuko uvuze ngo iyo ugiye kureba nyine umuntu ushaka ko muzahuza ukabana sibyo urabanza ukavuga ati uyu mukobwa turakundana umara ameze gutya na gutya noneho tumaze n'imyaka 2 tuvuye dusoje nk'ishuri wenda tuvuge kaminuza ubundi segonderi ntago wava muri segonderi ushaka tumaze imyaka 2 dusoje twese turi mu kazi turi gukorera amafaranga ariko uburyo ameze ni wa muntu nyine ngiye binkurikije uko muzi sibyo ni wa muntu umeze gutya na gutya pe ibintu byo kuvuga ngo ugiye gufata ngo umwanya ngo muhindure ngo mwigishe umuntu aramuhindura ni nkuko nk'urugero sibyo nk'umuntu ufite akazi sibyo n'utarakabona ntago bamera kimwe ibyo nk'umuntu ubisusoza akahita abona akazi sibyo nk'umuntu ubisusoza akabona hashize nk'imyaka 2 abo bantu ntago bakora kimwe yego ni nkuko gutyo rero bimeze nyine ngiye ikintu nashaka kubwira umuntu uramuhindura byose ni mu mutwe reka mbwira nishobora kuba ufite inshuti yawe sibyo ukabona akazi turiya muntu nubwo ari inshuti yanjye ntabwo kari akazi nakamurangira kuko ni inshuti yanjye pe ni n'umushomeri ariko karite bashaka ntabwo arizo afite uko bimeze rero ndajyana y'uriya nubwo tutabiciringa cyane ariko biriya bintu arabizi sibyo ukaba umujyanye gutyo noneho we tuvuge wikundaniraga n'umukobwa nyine murakundana uri muri ya myaka noneho uri gutangira gutekereza gushaka umugore sibyo noneho waravuze ati si koko nkundana n'uriya mukobwa koko uriya mukobwa namugira umugore ese koko turamutse tubanye na biriya bintu yikora ubu twarushije reka nkubwire ahantu hamwe uri kwibeshyera sibyo nta muhungu so byita kurambagiza nta muhungu ushobora kurambagiza umukobwa mu mwaka umwe ngahita abona ko hari ikintu kizima yavamo sibyo ariko nanone ushobora gutekereza ukabona ko umukobwa muri kumwe nawe ntacyo bigeramo ariko wamba umwaka ni mukeska Musa naguza abantu ngo baba imyaka 10 akora ko bashakana rero kuri iyo tabe sibyo kuri iyo tabe bigezaho yuko ushaka gushaka umugore akaba ari bwo ubonye ko hari ikibazo uriya mukobwa nta kintu yakumarira byasaba ko utangira bundi bushyashya bikagusanga indi myaka iyo itanu ifunze swaba uri gutereta ibuye ntacyo katuvuga wenda 3 sibyo bikagusanga indi myaka 3 yo kongera gutangira bundi bushyashya ubundi baravuga ngo nabo ugasanga banza wumve kaboko kazaguha mugisuhuzanya uhita ukabona siko wamba bari biri seriyo ariko abantu barahinduka umukobwa muzakundana ukabana mukigira gutya nasaro ntabwo bahinduka ukabona ko ari inzozi zawe abantu barahinduka ariko inzozi kareka nkubwire muri iki gihe mani erega nuko ibintu byose babishize ku bakobwa sibyo umukobwa ushobora kuba yaracishije make sibyo nakundanye acisha make ariko hahandi noneho uramuzoga nyine hari ibintu ukora hari ukuntu nyine abahungu mwihagararaho kumva ko ikintu uvuze aricyo kigomba kuba nyine tu warabyishizemo nuko kakajya tuza nyine akagukwama iki n'iki noneho kurigeze kuri ya level mumaranye nk'imyaka 2 ukabona umukobwa bimugeze ahangaha biramurenze yego ugasanga noneho biturutse ku muhungu ariko ugasanga ahanini ng'abakobwa kamubwira
hari ikintu hari ibintu bita ingeso, hari ukuntu umuntu uvuga ati iki kintu uko biri kose azakireka, urumva hari n'ukuntu uvuga ati kandi abahungu mwe nimujya paka kureka ikintu. Oya biterwa man, no se hari umukobwa ukundana n'umuhungu akamukura ku nzoga kandi ubizi ko yakuvuga muri mindset. Hari umuhungu uvuga ati wenda turebe kuri mindset ukunda twumve wenda na bed ukunda kuryamira, naho umukobwa akavuga ati oya bet nangiza ngo ni bed, wari kuvuga bet ku kintu kijyanye no ku betting, kambwira ati nyamara ibi bintu byangiza amafaranga yawe menshi, urumva buri gihe ura betting kandi ushobora kurya rimwe ariko wariwe menshi, urumva ukuntu rero bimeze. Ibi bintu wabihindura n'iki, urumva ukabimubwira rimwe ntabihindura, kabiri ntabihindure, gatatu umukobwa yatuje akwemera ko ibyo bintu bibaho pe, ako n'umukobwa bibaho. Nose ntabwo ushobora kumbwira ati byereka mubwire zira nshuti zawe mwirirwana, akabwira umukobwa mwirirwa mugendagenda njyamo mbona biriya bintu atari sawa. Yambwire ska buri wese agira umukobwa yagukunze ariko umuhungu aho umuhungu n'umukobwa ni urukundo ndi cyane n'umukobwa nukuri kw'Imana sabyihorere mwana, nukuri n'umuhungu man, umuhungu wakunze umukobwa, uzi ko man umuhungu akunda umukobwa kugezaho wakunze umuhungu narwo yamuca inyuma, ariko umuhungu niwe yakunda umukobwa haje n'ahantu baragiye gusara, umuhungu amuca inyuma. Rega mani wewe wifata ko abantu bose batekereza kimwe. Oya njye ndi kuvuga reality, ibyo mbona. Reba wa mutipe ugiye gukora ufite ikibazo nyine mu isura wahiye. Ndamuze uriya niba yitwa neza. Nose reka mubaza. Ubushatse kuvuga ko adafite amaso areba. Arareba. Nose ushatse kuvuga ko yashatse guca inyuma uriya mukobwa byamunanira. Ntabwo byamunanira. Ntiyafite ntiyajya na. Ntabwo mvuze ko abo bantu batabaho. None se. Ntabwo mvuze ko batabaho, ariko nawe ndavuga ko ibyo bibaho. N'umukobwa iby'umukobwa yakora n'umuhungu yabikora, nta bintu biri ariko bitandukanye. Umukobwa akunda kurusha umuhungu, umukobwa yakunze aba yakunze, umuhungu wakunze n'umukobwa wakunze bose baganira. Nakaraka ibihungu yabisanga bicana inyuma, abahungu nirari ubwo weho barakubabaje ariko ntago ari bose, urumva. Oya ntago ari depression, ndi kuvuga ibintu bibaho. Nose ntago ari wahura n'umuhungu ko ati shara mutipa akunda umukobwa bya danje, ukamureba ukavuga ati aramukunda kurya atamuca inyuma, ukabibona ko atamuca inyuma. Ni nko kuri site y'umukobwa rero ngo ntabwo byagenda kashabya n'ibiki. Njye mfite ishumi yanjye bari nabonaga ko nanjye nikubwira ibintu ati umukobwa niyo uriya muhungu niyo wamuzanira iki ugakora iki, ntago bibaho. Ahubwo nyine mu rukundo bameze nka basharukane man, ku buryo niyo wazana imitego nk'iyabahe nta kintu wakora. Kandi n'abakobwa bariho ashobora gukunda umuhungu akumva ko nyine aramuhagije, urumva. Abahungu nabo uzabakiza niyo bahora bagenda. Uwo muhungu azabakiza, umukobwa uzakunda umuhungu akamwimariramo ku buryo atamuca inyuma, umuhungu azabakiza. Kuko bavuga ko umukobwa uzagukunda ukennye, urumva, akagukunda uri sakira, uwo azaba ari umupfumu, azaba yarebye ejo hazaza hawe, amenye ko uzaba uri umukire ejo hazaza. Biri seri ko hari umukobwa mani ashaka gukunda mani nta n'ikintu ufite uri sakintu, ngo haba ari umupfuma bavuga ati aba yaragiye mu bavuga ati uriya musore ejo bundi azaba yarageze kuri iki. Wenda uri kuvuga bitewe n'ibyo ubona, ariko bibaho ska biragoye mani ko umuhungu yazanga gukunde nta kintu ufite. Ariko ibyo ni ibiki biragoye keretse wagifite avuga ati ngiye kari agahungu nakikunda, ariko umuhungu waguye nazabwira ngo abakobwa ntabwo babaho. Ariko umuhungu nawe ugenda ujya ku mukobwa nta kintu afite, uwo muhungu aba ari yemo gakari. Ntago ari ubu, ntago ari ubu. Reka nkubwize ukuri mwana, uzi kubona umukobwa mani akwifatira buri kanya akubwira ati mwumva se ndagushaka, nsanga kuri hoteli iyi n'iyi, nsanga ahangaha ku wa kane witegure nzakujyana muri Genizi. Mwana ugasanga umutipe mani abaye ameze nk'akantu bakurura, ameze nka telekomande akantu kari imyizerere twasanzeho. Nk'ubu ngubu ubu tuvuze yuko iyo dusanga umukobwa ari we ufite iyo priority umuhungu yakabaye afite, nuko ari ibintu twasanzeho, nawe ndaba ari ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe gusa nyine nimba ariko ibintu bimeze, nimba umuhungu agomba gutereta umukobwa namuterete nyine, wose warajya guhangana n'iki.
ahubwo nawe nimba uzi ko nyine uri kubona ko umuhungu yaje kugutereta wikiremereza wikigira umuntu wa daje biranambabaza. Hari ukuntu mwana usanga mwana umukobwa akabona kakwiriyeho kijinga kiremereje mwana nta nubwo gashaka no kugusekera nubwo gashaka no kukureba mu maso kandi nako nta muhungu gafite unanagatereta unakabwira ibyo ngibyo ariko wambere kiremereje ngo bimeze bite se kandi iyo bagiye kubura disi bamudaburira none ngo umeze ute se ngo wese kareba hasi nta nubwo ashaka kukubujisha kandi mu by'ukuri nawe ntago afite umuntu umutereta amubonye rimwe ahita kiremereza byata ubona usanga yifite nk'agasore confidence mujye muzishyira hasi wenda tuvuge nimba umuhungu aze wenda nimba wari wabiremereje wabigeze kuri 70 sibyo bigabanye ubishyireho kuri 40 umuhungu naza kuvugisha nyine nawe wiyoroshye n'umutera n'imbaraga zejo kugaruka hakuze kubona amahano umukobwa uje kumuvugisha rimwe wemeze ngo ni neza ngo wese unange ngo nimeze neza ngo bakwitande ngo tega tuzavuga nejo mwana ugasanga mani umuhungu muciye intege ku munsi wa mbere n'izina ry'Imana ku munsi wa mbere umuhungu yise umuciye intege abaguciye amazi mwana ubwo urumva abahungu muba mutaturushya ari he nimba umuhungu aje kugutera iyoroshye uyu nose mu mukobwa ariko ubona ko nta kintu mwapanga hari igihe abona ko cyanavamo ariko nyine asanga ngo umuhungu asava hari igihe wenda wowe ushobora kubuje kuri wowe ubona umukobwa ari tapi yawe ariko waza ugasanga umukobwa wenda yikundira ibika sibyo ugasanga nyine aho kugira ngo akwereke ko hari ikintu gihari akakurya sina akakwiryaho oya umuntu iyo muri buhuze murahuze ariko nyine hari n'umukobwa mani biri serious umva stories z'abajene ibyo ndabizi yarangoye ese nimba ubona ko umuntu mani hari cyajyamo nta kuntu wakoroshya ibintu none mwe mukazagenda mwiciringira gake mugakunda ariko nta mpamvu mani yo kugira yo kurushya umuntu nimba ubona ko bitavamo wa munganye mukwame nyine ahita bibona nejo nazagaruke ariko weho mani nyine uri kumwiremerezaho kandi nawe urabizi neza ko ntago ufite umuntu mukundana cyangwa se uwo muntu ushobora kuba wanamwiyumvishemo ariko ibintu wabishyize ku rundi rwego mani ibintu mujye mubicingisha ibintu byose ni gake oya biterwa n'umuntu buri muntu wese afite mindset naho ubundi ku kintu kijyanye no kuvuga ngo umukobwa yaza akaguhira usambwe ngo n'abahungu birya gutyo n'abahungu birya gutyo abahungu byonyine akamubwira uwo muhungu wagiye kwirya kuri TikTok nabwo yaba yakirya gutyo umuhungu ugenda akireba akareba iminwa mbabuze n'amagambo mbivugaho kwa kundi naguze abahungu birya kuri TikTok yareka mubwira kwa kundi agenda nyine ni mwiza ariko ukagenda ukabona yajebe kanita kubijebe kandi ubujebe TikTok urabizi ko biriya bintu ariko bisigaye birahemba ariko nge turi kuvuga mu buzima busanzwe kuba bihemba birahemba General Benda ko yambara igitenge ibyo bintu biratandukanye ntago yirya General Benda ntabwo ngira nzakwereka umuhungu wirya imbere ya kamera hahandi abarata iminwa abarata agasura abarata ibiki aho ngo nyine nabahura n'abo bahuje yego bigaragara nawe rero ni nk'uko nanjye ngiye gushaka umugore ntabwo najya kureba kuri wa muntu ubora kuri TikTok n'ubundi nawe yigora biriye biragoye mani ubu ngubu buri wese abona inkweto ibona iyayo cyane niba gusenga byaragucanze uzareba akenshi abantu bameze gutyo akenshi bahuza n'abantu bakunda gusenga sibyo niba reba nk'ubu sibyo turaba content creator sibyo noneho ugiye gura n'undi muhungu w'umu content creator noneho wirya gutyo kuri TikTok uwo muri ntabwo mwabana na kabiri n'amazi n'umuriro ntabwo bijya bihura ntabwo mwabana na kabiri ntabwo bishoboka rero ibintu bitandukanye rero nk'uko uwo mukobwa aba yiriyemereje yiriye ni nk'uko abo bahungu babaho nabo bahari njye nyine ngiye ukuntu mbyumva urumva nka biriya wavuze njye icyo nashaka kukubwira nyine kuri biriya wavuga ngo mindset ni iki urumva ubwo nyine urumva ko ibintu biratandukanye nimba uri uwo mu rusengero ntabwo wahuza n'uwo mu rusengero urahura n'uwo hanze ahubwo noneho nawe umwigisha yuko mwajya gusenga urumva bigakunda izo nizo mindset nashakaga kumbwira ko ntabwo hari umuntu ugize kumbwira arumva nyine umuhungu ukunda gusenga nyine tu sibyo hari umupasiteri wigize kubabwiriza arababwira ngo ese kuki mwabahungu mwe mwumva yuko abakobwa basenga ari bo banyu gusa kuki mutumva yuko hari abandi bari hanze babuze abantu mwabahindura
akaba ari byo bashaka kumbwira ngo nahindura umuntu se. Oya urwo rwari urugero urwo rwari urugero nyine nkambwira ubundi se wowe ku giti cyawe wakundana n'umuhungu uhora mu rusengero byaba bitwaye iki? Nta kintu byarwara umuhungu w'umunyamasengesho nta kintu byarwara bikubiye gake reka nguhe urugero uziko hafi kimwe cya kabiri cy'urugo rwanyu cyajya gishirira mu rusengero ntuze bitwaye iki gusenga hari ikintu reka nkubwire guhungabanyaho nyine buretse amanze nkubwire gusenga ni byiza nta n'umuntu byanga ikibazo ni ugukabya ariko se kandi njye nakubwiye umuhungu uhora mu rusengero bivuze ko yakabije kwirirwa mu rusengero ni wa muntu buri kantu kose mu rusengero ibyo ariko ntabwo nta kintu byaba bitwaye habe na gato reka nkubwize ukuri umukobwa uhora mu rusengero umuhungu uhora mu rusengero uwo nguwo niwo nasabwa ntabwo nsabwa umuhungu uhora ku mbuga oya ahantu hose mwana imbuga zijyaho aranasenga urumva nyine ni umuntu uri normal mani ntabwo ari umuntu wagotoye mu oya reba sibyo nose ntabwo uzi ko insengero nazo ziyobya zirayobya ariko biterwa n'umuntu hari umuntu biba bitayobya tuzahure n'umwadepero mwumvisha ibyo ko bimeze azakubwira banza wumve sibyo utanabwira n'ikintu cyose ibintu byose n'umwanya muto yigira mu rusengero so kuvuga ko ngo nagasenga Imana ahubwo ugasanga ibyo bintu hari ikindi kintu nyine byamwimye yagotoye nyine ari ukuntu mpamvu usanga agora mu bintu bimwe nk'uko wabivuze bituma nyirayo ibintu utekereza cyane none se ska umuhungu ni wo mu rusengero sibyo yifitiye akazi ntakakubangamiye murakundana mubana neza ntago gusuzugura ntago mubanye nabi umuntu muramushingiye ngikibi ngo nuko asenga umva side ndi kuvuga kwa mbere mu cyumba kwa kabiri mu cyumba cy'amasengesho nibyo nyine mu cyumba cy'amasengesho nibyo uretse wumve asibya kujya ku kazi ngo yagiye mu cyumba cy'amasengesho ngo yagiye ngo mu butayu nyine banza wumve none se umutipe ufite akazi urumva ahora mu rusengero urusengero waruburira umwanya nose urangiye ngo n'abantu babyuka reba abantu bose basenga ku cyumweru ugiye gusenga ku cyumweru cyangwa ku isabato uretse ntabwo wazinduka ntabwo uzi abantu bazinduka saa 10 bakajya gusenga saa 12 bakaba basoje saa 1 akazi kagatangira none se umuntu ndi kuvuga uwo muntu uri kumwumva ndi kumwumva umuntu uhora mu rusengero ubundi umuntu uhora mu rusengero uramuzi nta kibazo bitwaye abantu bahora mu nsengero uko uwo muntu nta n'umwanya abona umwanya mu rugo umwanya abona mu rugo ari muto kurusha abona mu rusengero ubu ngo rero niwe ndi kuvuga none se ibyo byaba bigutwaye nta kintu yishe biragoye urwo rugo ntabwo rwazatera imbere usanga inzu ye nose ngo abantu nk'aho ntabwo basenga uziki usanga inzu ye yahise idakoropye yagiye gukoropa urusengero ibyo bintu se nyine amani hari ibintu biba bitandukanye hari abantu bakabya ibintu ntabwo ari ugukabya hari abantu bakabya ibintu reka mubwire none se niyo mpamvu hari umuntu kuri iyo side hari umuntu w'inzoga ntacyo zitwaye hari n'umusinzi w'inzoga ukabona ko arakora ariko boro ziwe ni mu kabari yego yarasinze yaraboreye kandi hari na wa mugabo afite akazi n'inzoga arazinywa ariko nyine ni wa muntu ubona ameze neza ntacyo atwaye rero hari abantu bo mu nsengero usanga nyine n'umwanya mutoya yakaboneye famiye mu nsengero uwo muntu wenda mva nkubwira ahantu aho ngaho ahantu dushobora guhuza njye nawe sibyo mu gihe agiye mu rusengero cyane nashakire cyabatunga urugo wenda aho twabiba amafaranga yawe sibyo ariko mu gihe asenga akunda gusenga pe buri munsi anajya mu rusengero akagarura n'umwanya akazi agashaka amaramuko ikintu ndi kuvuga nizere ko wacyumvishe nyine niho mu rusengero nanjye ndi kuguha urugero sibyo twahuje ikintu kimwe adakora akazi bo nta kintu twavugana sibyo ushobora kuba n'agafite ariko nyine usanga umwanya muto yabona ni mu rusengero nta mwanya abonera famiye yiri mu rusengero kandi ko wareba akaba ari gusenga Imana namubaza iki wowe uwo muntu wamushaka oya ikintu ndumva ari bibiri tugiye guhuza adakora akazi nk'uko bikwiye nta kintu twahuza atanora n'umwanya umuryango ntabwo twahuza nose urambwiye ngo ntabwo wakisetingamo yuko ugomba kujera ibintu nyine nibyo nkubwira urugo rwanyu rugomba gusenga birumvikana ariko ibyo bintu mukabijera nimba umugore wenda uwamukuye mu rusengero birumvikana abona muri korali ntabwo ugomba kubimukuraho ariko abibalance umuryango noneho abonere n'umwanya kurenza oya najye reka wenda ubwo tubaza abantu sibyo reka tubaza abantu muri comment batubwire sibyo uko babyumva
wowe mukobwa washaka umuhungu w'umunyamasengesho sibyo abonera umwanya urusengero buri munsi anajyayo sibyo na muri weekend yabona umwanya akajya mu butayu bwo simbizi sibyo ariko akora akazi akanabonera umwanya umuryango uwo muhungu wamushaka oya njye ibyo bintu oya uri kubyitiranya nabari kubyitiranya njye ngo hari ahantu habiri twahuje sibyo kuri side yanjye nuko ndi kubyumva oya mwana tugomba nyine imana tubizikibaho sibyo gusenga ari cyo bitwaye nacyo icyo kibazo nanyibajije nabi ikibazo gihari ni iki mufite amafaranga nyine umugore wawe cyangwa se umugabo wawe arakora sibyo muri mu rugo ariko nyine usanga umwanya munini umugore wawe ahumura mu rusengero urumva arasenga n'ibyo asengera murabibona ariko akenshi nyine ubona nyine umwanya munini yawe mu rusengero uwo muntu wamushaka nanyibajije nabi kuko umuntu narase nimba umuntu uri kuvuga kuri side uri nk'umugabo ari umugore wawe usenga cyane nyine ugasanga ibyinshi pe birahari ariko nyine umwanya mutoya nyine yakaboneye famiye kuko akenshi abari mu kazi noneho n'undi mwanya abonye mu rusengero ahorayo sibyo nyine ukavuga ati se koko kwirirwa mu rusengero agahita akubwira ati se nimba imigisha tubona ariyo dukura mu rusengero bigende bite uwo muntu wakemera kubana nawe cyangwa se weho mukobwa wakundana n'umuntu byose ubibalansinga urumva famiye akayibonera umwanya n'urusengero akarujyamo we wakemera nanjye reka mbabaze muri comment sibyo uri umukobwa cyangwa se reka tuvuge uri umugore sibyo wakemera gushaka umugabo uhora muri sengero nabonera umwanya umuryango ahanini abafashe umwanya munini mu gusenga ahabwa amafaranga akaba make ugasanga muhora mu madeni nibareka batubwire muri comment kuri side y'umuhungu n'umukobwa yuko yabyumva yego sawa kabisa ciao